hageze umwaka w'amashuri 1978 79 cyo mu wa mbere segonderi. Rero abonekerwa nk'uko babibabwiye yatangiye 28 z'ukwa 11 1981 twari turangije tronc commun mu wa kane n'uwitwa Marie Claire Kangango. Alphonsine we kuko yaraje atinze avuye muri primaire yahise wa karindwi n'uwa munani aza akererewe, ubwo rero ibonekerwa yatangiye niwe cyamara yeretse imbere yari ari mu wa mbere segonderi ishami rya sekretariya. Simvuga byinshi, ntabwo umuntu afite umwanya, kandi kuwa kane ubundi simfite gahunda yo kuganiriza abantu kuko turi mu isengesho dushengereye, ariko kubera twiriwe mu masuku ntabwo henshi twasengeraga nyine bari gusukura basiga amarangi, hari ibyagiye bihinduka, ubundi ntabwo nakiraga abantu kuri uyu munsi. Ubwo rero ndababwira bikeya cyane kugira ngo namwe mukomeze gahunda mufite, kuko bambwiye imirimo mufite hano. Sinzi ibyo padiri yababwiye ni byinshi, ariko Bikira Mariya yaje muri college, ubu ngubu ni groupe scolaire Nyakuri Verbe, hariya nyine benshi bari, abandi bari muri Marie Merci. Ibigo bifite amazina byafashe amazina nyina wa Jambo yatubwiye hano i Kibeho, niko yatubwiye ko ari nyina wa Jambo, hanyuma ikigo gihindura izina ubu nyine cyitwa groupe scolaire nyina wa Jambo, urwunge rw'amashuri nyina wa Jambo. Hanyuma hariya hakurya muri Marie Merci byo Musenyeri yarihaye iryo zina kubera ashimira nyine Bikira Mariya. Muri 1988 irindi ryatangiye 68 irindi Bikira Mariya yahisemo hano ku bushake bwe, yereka nyine Alphonsine bwa mbere Imana ibabwiye iyo tariki niko yabishatse. Murumva ko hashize imyaka myinshi, ubu turi guhimbaza imyaka 40 hafi n'ine, ejo bundi mu mezi angahe asigaye tuzaba twujuje imyaka 44 izaba yuzuye Bikira Mariya adusuye hano i Kibeho. Yereka rero Alphonsine nta natekerezaga yuko cyane yadusura, kuko dufite imyaka mikeya y'amavuko. Alphonsine afite 16, yewe mfite 17, Marie Claire afite 18. Aza rero nyine ahitamo Alphonsine, ntabwo twasobanukiwe. Ubu ngubu muri iki gihe hari uburyo bwinshi bufasha abantu kumenya byinshi, ubwo n'icyo gihe nyine bwari buriho, ariko ubona ko kumva amabonekerwa kuyamenya ntabwo twari tubizi. Kumva Bikira Mariya ava mu ijuru akaza akabonekera ahantu, ntabwo twari tubizi. Ubwo rero Alphonsine kuvuga ngo yabonye Bikira Mariya ko niwe yabanje kwiyereka, ntabwo twabisobanukiwe, ariko uko iminsi akomeza kugenda amwiyereka, Bikira Mariya akomeza kudufasha tugenda dusobanukirwa. Yatangiye rero nyine bya mbere hano mu nzu ishaje iri hano hafi ya Portail, hari saa sita n'igice turi ku meza, yari icyo gihe bari bayigize refectoire y'agateganyo, kuko indi isanzwe refectoire bariho bayitunganya neza kugira ngo ibe nini kurushaho. Noneho bari bagerageje ko iyo twari twicayemo, yabundi yari isanzwe twari ku ishuri ryashingwa,
ariko bari bakuyemo ibitanda kugira ngo tuyikoreshe muri icyo gihe. Niho rero yamusanze kandi niho twese twari turi. Ntabwo rero twasobanukiwe kumva umuntu uri kuvuga uririmba turi ku meza, tukabona ntabwo tuzi ibyo ari byo, ariko yakomeje kugenda abidusobanurira gahoro gahoro. Nimugoroba rero icyo gihe hari 6:35, hanyuma nimugoroba 3 yakomereje muri iyi nzu itambitse hano inyuma. Noneho ari inzu turaramo yari dorutwari, ariko hari n'andi mazu mato cyane nayo bari bashyizemo ibitanda. Ibi rero bari bayicucitse cyane mu bitanda, inzu yari nshyashya. Hanyuma nimugoroba rero nabwo arakomeza amwiyereka, yakomeje aza rero inshuro nyinshi, nk'inshuro 9, amwiyereka wenyine, ariko tukagenda dukurikira, bamwe bakemera abandi ntibabyemere, kugera ko nanjye anyereka kuri 12 z'ukwa mbere 1982, ubwo yari yashize ukwezi n'igice amwiyeretse rero bwa mbere igihe yasanze ndi gusenga, kuko hari nimugoroba hafi 2:00 na 1:30. Ni igihe cy'umwihariko ku banyeshuri, bamwe bakina abandi bagira. Yewe rero nari natse uruhushya umubikira njya muri iriya nzu, namubwira ndumva ntameze neza, ariko mu kuhagera nahise nkomeza isengesho kuko nakundaga gusenga. Yasanze rero ndi gusenga, ampamagara mu izina, Tanya mwana wanjye, nditaba, arame ambwira ko gusenga cyane usabira isi kuko imeze nabi. Ubwo nabonye mu kirere wari umuntu uhagaze mu rumuri rutamena amaso, mwiza cyane. Ntabwo nashoboye kumenya uwo ari we, nabonaga ari umuntu udasanzwe, kuko kuva ni muto nakunze gusenga kandi nkabitozwa, bakatubwira ko umubyeyi nyina wa Yesu aba mu ijuru, ko tugomba kujya twitonda tugasenga kugira ngo natwe nituva ku isi tuzamusange mu ijuru. Ubwo Alphonsine yavuga ati nabonye Bicyamira, tukibaza ukuntu yamubonye yavuye mu ijuru, aho yanyuze, ukuntu tutari kumubona, mbese ibibazo nk'ibyo. Ubwo rero bukeye kuri 16 niho yambwiye ati wigira ubwoba, ni umubyeyi w'Imana ukuvugisha, aribyo navuze mbere ko ndi nyina wa Jambo. Iyo aje ubundi ni umuntu udatinyitse, ariko afite igitinyiro nanone, kuko aba ari hejuru mu kirere kandi ni umuntu wuzuye, ariko ufite ubwiza buhebuje. Uramureba ukabona si umuzungu, si umwirabura, si umuhinde, si umwarabu, si umetisi, mbese ni mwiza cyane mu buryo burenze ubwiza bw'abantu. Kandi akaba ari hejuru mu rumuri rutuje, akaba yambaye imyenda irabagirana, igishura cy'ubururu gitwikira umutwe, n'ikanzu y'umweru igera ku birenge. Akaba muremure cyane, hafi nka 2 metero. Afite indoro nziza ituje, ku buryo mbese ubona ko kumureba utananirwa, kandi aba ahagaze nko muri 1 metero uhereye hasi uraramye. Ubwo rero avuga buhoro kandi ikinyarwanda cyiza cyane twiga mu ishuri. Ubwo mu kumwumva rero uba nta kindi kikurangaza, ni wowe ureba kandi ugatega amatwi, kuko avuga buhoro, ubundi ntasubiramo. Bisaba rero ko buri gihe uba umureba kandi uteze amatwi. Ubundi afite navuga icyubahiro cyinshi, kuko iyo aje uribwiriza ugapfukama, ubona ari umuntu udasanzwe. Ubwo rero yakomeje aduha ubutumwa turi babiri kugeza kuri 2:3, ubwo yerekaga undi witwa Marie Claire twiganaga nyine mu ishuri. Uwo Marie Claire akaba yaragize ikibazo cyo mbese kugenda ashidikanya, ariko Bikira Mariya amaze kunyereka yagerageje ikintu cyo kwemera gake, aravuga ati ibyo ari byo byose natasanzwe asenga, birashoboka ko yamubona, ariko dufite ikibazo cy'uko yavuze ko ari nyina wa Jambo, ntabwo abaho nyina wa Yesu. Ukabona rero ko afite icyo kibazo, ariko Bikira Mariya yasobanuriye ko ari umubyeyi w'Imana, bivuga kimwe ko ari nyina wa Jambo yabwiye Alphonsine. Yakomeje amwiyereka, tuba batatu, we aza ndetse amwiyereka abashapure babari, aramubwira ati ishapure nzayikwigisha nawe uzayigisha bagenzi bawe. Yarayigishije,
amabonekerwa yagiye akomeza kwiyongera mu kigo, biba kenshi mu banyeshuri cyane cyane muri iyi nzu twararagamo mu cyumba gihari ubu cyabaye shapeli y'amabonekerwa kubera ko niho yose yabereye. Nyuma aza kutwereka hano hasi abashyize ko azajya aratwiyereka ku mugaragaro, noneho akaduha itariki, ukwezi n'isaha. Iyo rero byabaye imyaka myinshi, imyaka 8 kugeza 28 z'ukwa 11 ayo myaka rero 8 Kiliziya yari yashyizemo imbaraga nyinshi zo kubikurikirana, ishyiraho komisiyo medicale na théologique, abapadiri abadogiteri badukurikirana, kubera ko iyo yaje ntabwo wongera kumva abantu cyangwa babone, ubona uri mu yindi si, ukabona uri mu rumuri, uri mu ndabo, uri mu byatsi, mbese ukabona ko nta bantu uri kubona. Iyo rero aje uvugana nawe muri izo komisiyo rero zari zarafashe icyemezo zikazana mikoro bakinsitara hirya no hino kuko habaga haje abantu benshi, noneho bakamushyira mikoro ku munwa, ikiganiro ugiranye nawe bagakurikira ubwo butumwa, ndetse yabishakaga gukora n'ibitangaza n'iyo myaka yose. Nyuma rero iyo tariki 28 z'ukwa 11/19 Bikira Mariya atubwira ko atazagaruka mu buryo yatuganirizaga ku mugaragaro, ko ari kumwe natwe, tugomba kumwizera, tudashobora kudusiga. Abwira Alphonsine ati wowe uziha Imana ibyo usabira Kiliziya. Yari afite imyaka 16, ati kuko amakuba akomeye ayitegereje. Arambwira kuri 3/12/1983 ati wowe uzaguma ikibeho. Nari mfite imyaka, ngize imyaka 18, ati wowe uzaguma ikibeho kugeza igihe nzashakira, ujye usenga usabira isi kuko igiye kugwa mu rwobo, wibabaze wakire ububabare uhongerere, kandi usabira abihaye Imana, padiri, abafurere n'ababikira, usabire na roze mu purgatori. Abwira Marie Claire ati wowe uzubaka urugo, ujye usabira ingo, ko nifuza ko ingo bose bakomera ku isezerano ry'urukundo n'ubudahemukirana, kandi bagasenga bagatoza n'abana babo gusenga. Asaba abana kujya bumvira ababyeyi babo, amubwira kandi kujya akomeza kwigisha kuri ububabare burindwi. Claire yamwiyeretse amezi 6 yonyine aba amusezeyeho. Claire rero yaje kubaka urugo nyuma yayo amashuri no gukora akazi i Kigali, hanyuma ashyingiranwa n'umugabo witwa Eri, yari umunyamakuru, ariko mu gihe cya Jenoside bose barapfuye, barabishe. Alphonsine we yakomeje amashuri arayarangiza, akomeza n'andi yisumbuye hejuru arayarangiza, hanyuma ashobora kwinjira mu muryango w'abihaye Imana w'Umunage. Ubu ngubu rero akaba ari mu gihugu cy'Ubutaliyani, mu kigo cy'abihaye Imana badasohoka, kandi nyine ntabwo bavuga, baba bacecetse. Yewe rero ndacyari hano. Ubutumwa rero Bikira Mariya yaduhaye, yadusabye kubukurikiza uko yabuduhaye mu budahemuka. Aba rero namwe ari byo ntifuza kugira ngo buri wese mu muhamagaro we ashobore kuba indahemuka mu butumwa Nyagasani amushaka mu mirimo inyuranye yose, mukayibamo urugero rwiza, mukayitangamo urugero rwiza, mukagaragaza urukundo. Kuko Bikira Mariya n'ibyo adusaba, ibyo anatwibutsa hano i Kibeho, kurangwa n'urukundo, kubaho mu rukundo, kuba urukundo gusa, kandi urukundo rw'ukuri ruzira uburyarya. Kristo Yezu akuzwe. Cyane cyane n'abo ngabo tugakunda Imana, nta kindi tubihangikanyije nacyo. Yatubwiye ko nyine hari abasenga ibigirwamana, abasenga ibindi bitari Imana, kandi akadusaba gukomera mu kwemera. Yatubwiye ko tugomba kuba amaso, hari byinshi bishobora kutuyobya, akatubwira ko kwemera n'ubuhakanyi bizaza mu mayira. Tugomba kuba amaso tugakomera mu kwemera. Ikindi ni ugusenga, tugasenga cyane. Yatubwiye ko hari benshi badasenga, akadusaba rero gusenga, ko hari n'abasenga basengana uburyarya, ko hari n'abasenga basenga by'akamenyero gusa kurangiza umurongo, hari n'abasenga bisenga bagamije inyungu zabo gusa, ariko batibuka abandi. Akadusaba rero gusenga twiyoroheje kandi twicishije bugufi, tubikuye ku mutima. Ikindi ni ugusabira abategetsi. Bikira Mariya yadusabye ko tugomba gusabira abategetsi bakarangwa n'ukuri n'ubutabera no kudakandamiza abo bayobora, ahubwo bose bakabayobora mu mahoro. Ikindi ni ukuba indabo nziza. Iyo twiyerekaga twabaga turi mu murima w'indabo, ubona ko dukikije
hakikijwe n'indabo nyinshi. Aza kutubwira ko indabo atwereka ari abantu. Abantu ku isi harimo ibyiciro bitatu, hakaba abantu beza ariko atwereka ko ari indabo nziza, akatwereka indabo zirabye akatubwira ko abantu badakomeye mu kwemera bahindagurika, akatwereka indabo zumye muri uwo murima nyine, akatubwira ko ari abantu b'abagomeramana bibera uko bishakiye bakica amategeko y'Imana, ariko mu cyifuzo cye akadusaba kumubera indabo nziza zihumurira bose na hose, bivuga kurangwa n'urukundo rw'ukuri, imico myiza, imigenzo myiza, uburere bwiza, ubupfura, mbese n'indi migenzo myiza yose igaturanga aho turi hose hano kuri bose. Kristo Yesu akozwe. Aba rero mbifurije komeza imirimo yanyu neza kandi nimuyirangiza muzasubireyo amahoro, ariko hano ni iwanyu, buri wese arisanga, imbere ye ni umubyeyi wa buri wese, buri wese aramuhobera akamwakira ntawe asubiza inyuma. Yatwiyeretse turi muri koleji, iki kigo kirimo abanyeshuri banyuranye, abakatolike, abadivantisite n'abayisilamu, mbese amadini anyuranye, akaduha ubutumwa bumwe, akaduca icyiru kimwe. Hari inshuro nyinshi yakundaga kuduca icyiru cy'ishapule, akavuga bagenzi bacu bakavuga bati ariko iwacu ntabwo tuvuga ishapule kubera ko twavukiye mu baporoso cyangwa se mu badivantiste cyangwa se abasilamu, ariko Bikira Mariya yaziye bose, yaziye twese, ku buryo rero ubutumwa yaduhaga bwari ubwa rusange kandi ibyo yadukoreraga byiza, ari ugukiza indwara, ari kudusubiza ku bibazo twamubajije, twamupfuye, akabikorera bose, ku buryo mu byerekeranye no kwemera kugeza umwaka kwa gatanu 82 niho ibonekerwa rya mbere ryabereye hanze kuri 31 kwa gatanu 82. Iyo tariki yageze mu kigo ubona ko nta kibazo kigihari cyo kudutoteza cyane, kuko baradutoteje bikabije mu ntangiriro, ariko yagiye adukorera ibitangaza byinshi kandi akabikorera bose atarobanuye. N'ubu abaza hano buri wese arisanga imbere ye, hari abamwandikira abo ari bo bose, hari bishimira kumwandikira, wabikora cyangwa ntubikore, wamuganiza mu mutima cyangwa se bashaka ukandika, byose ni uburenganzira bwawe kandi agasubiza uko abishaka, ariko ntasubize inyuma. Kristo Yesu akozwe. Yabayobereye rero mwese twese turi abana be, aratubwira cyane, yarabitubwiye aranabidusezeranya, aratubwira ati bana banjye ndabakunda cyane, ndabakunda cyane, ko mbakunda mwe murankunda. Nicyo kibazo yatubajije imbere ye. Rero twese turi abana be kandi agashimishwa n'uko tumuhumurira, tumwegera nk'uko yadusabye, tumubera indabo nziza zihumurira bose hose. Mwifurije rero gukomeza neza akazi murimo, kandi abifuriza murangije gusubirayo amahoro kandi no kugaruka kenshi uko bishobotse, kuko hano ni urugo rw'umubyeyi yaruhisemo, yahisemo kibaho hano mu Rwanda, ariko atubwira ko ubutumwa yaduhaye bugenewe isi yose, kuko ni ubutumwa bw'urukundo rw'ukuri rw'igihugu cyacu. Kristo Yesu akozwe. Abanyeshuri rero dutsinda benshi, tugerageze gutsinda tuba aba mbere. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.